ukavuga ngaho rero buretse rekera ko nabyumvise ibyo ushaka sibyo nagira ngo nkumenyeshe ko rero uko wambonye nuko untekereza siko ndi ukavuga ngaho rero buretse rekera ko nabyumvise ibyo ushaka sibyo nagira ngo nkumenyeshe ko rero uko wambonye nuko untekereza siko ndi ntabwo ariko ndi metode wamwibeshyeho bye ntabwo ndi umwicanyi n'ikindi gihe uzitonda uzabaririza nta nubwo nakwica n'inyoni ngo ndica n'umuntu rero wamuginga wanye ubona mufite ubusa wamuginga ariko ariko iyo ugamburiye mu makuba birava gukomera kwawe numva nkubwire rero kandi ibi bintu umuntu mbikubwira urumva ibintu byo kumbwira ngo imana ntabwo nshaka kongera kubimbwira urabyumva neza mwebwe nimugende musenga amateraniro yanyu muyasenge ayo masengesho muyajyemo mupfukame mukore amateraniro nababwira ibiki njyewe ndasenga ku giti cyanjye urabyumva neza umva no kwirirwa mu ntayigiye iby'Imana yankoreye narabibonye yarampemukiye umva namwe murabibona niba mwe bikomeje kubagirira neza urabyumva Yesu urabyumva niba bikomeje kumpemukira bigeze anga njyaho kugira ngo mukomeze mumbwire iyo Mana muzajye mwisenga icyo akora ntabwo nayibagirwa da ni Imana urumva neza ntabwo nayibagirwa ni Imana ariko kuntegereza ngo njyewe mwongere mubone mu masengesho umva nkubwiza ukuri ntabwo muzambona reka rero nigende ikizi amaraso ya Kristo akora imirimo izina rya Yesu rikora imirimo gusa sinzi ikintu kimuhendeye muri iyi minsi nari nkiri mu gahinda ko kubura umwana wanjye yamumbwiyeho amagambo mabi none ndebera mbujije gusenga bya burundu kandi nari ndimo nisabira basinga Imana impe n'amakuru y'ahantu umwana wanjye yaba yararengeye none no gusenga agiye kubimbuza gusa ngiye gukurikiza iyo nama ungiriye akora reka nkubwire muri iri mezi kubera icyo abakozi b'Imana bari kugorwa birababaje ntabwo byakabaye bibaho mu rugo rw'abapasiteri ariko Mana ni iki twakora isi tubigenze gute basi tuzafata amasengesho sibyo tujye ku musozi dusenge ariko gutya atazabimenya ashobora no kuba no kujya nko muri misiyo hanze ubundi twebwe tugahita dukora naho tukajya gusenga sibyo ntago mbizi ubuse ntago nagiye mu masengesho ntago yari ari muri misiyo uzi ko byose abimbwiye uko byakaba ariko si ubwo bigenda gute cyangwa hari abantu bakugenzura ntago mbizi kereka niba yaranshyizeho ingenzi ramuginga kaneye ubwoba muginga nyupfi ubusa kuko uraga umwicanye n'amabanga yanjye azi nabigenza gute koko nabigenza gute ariko ntabwo azi umuntu akinishije ntabwo azi pasiteri Matiyasi ahubwo noneho ku bijyanye na Joshua ngiye kuba mbiretse ngiye kubanza uramuginga ariho nshaka kuri nomero ya mbere niwe ndica bwa mbere none nkurikizeho Joshua bite shusho
numva ko wari uri kwivugisha wenyine mu nzu ma kwivugisha se cyangwa wari wabonye abashyitsi nta bashyitsi nabonye ahubwo rero gusoma ijambo ry'Imana nanjye ndihuta nawe urihuta ariko nibura nyemera akantu gatoya nzaze kumusura tuganire unsura ibiki noneho ubundi oya nta kibazo naza kugusura none se wanyu wabuze ibyo ukora mu rugo iwawe reka mbwire urashaka ko ntawe umwanya kuntuburira ngo murahanura ese uracyari mu kuvanyira ngo nuguhanura njyewe ntabwo mpanura ibyo njye niyeretse ni Imana inyereka Imana ikwereka ariko Imana wowe kumunita kugirira neza kandi ndizera ko nibyo nakubwiraga igihe cy'Imana kiba gihari umva umwanya nataye naragutaye urumva neza ibyo kumbwira ngo yaza kunsura uzabyihurira urabyumva neza umunsi mwiza n'ubitekerezo uzambwira ntacyo uzambwira nza tuganire nuko wari uvuze ngo dusenge bucece nituyapanga nshaka tuzayapangire mu rugo usenga uri iwawe wowe nta n'abana ufite ngo baba bakuderanje gusa nanjye baba bagiye kwiga nubwo nsigaranye umwe mba mvuga nkaho mfite benshi tuzayasengera mu rugo ibigaragara nazajya aba ahari nzajya nihangana nyine nkore bucece nk'uko hari umwe nzajya nyasenga ntetse ndi kumesa naba adahari mfata akanya mfukame mu cyumba cy'abana nsenga kuko ndabona bimaze gufata indi ntera dukurikiza uko nanone ashobora gusanga wabikoze ukahasiga n'ubuzima ubwo ugeze hano atakuzi mbabarira ahubwo atava mu cyumba agira umujinya muwo utari nk'uw'abapasiteri mbabarira atava mu cyumba ahubwo akagusanga hano basi ibyawe nzabimusobanurira nyuma reka genda ariko Imana ikurinde inshuti yanjye kandi mbabarira unsige mu gahinda kandi n'urugamba rukomeye kandi urakoze ni ukuri urantabaye ubu umva ni nk'Imana mbese ikugejeje aha ngaha komera kandi ushikamire se kumwe nawe Imana ikurinde ni ukuri ndagukunda kandi urabizi sibyo urakoze cyane ni ukuri kandi uhora umbera intwari umugabo kuko ni ibiki byamuhinduka buriya abantu b'abapasiteri nkatwe iyo turi gusoma ijambo ry'Imana tunabisoma tunavuga kugira ngo ibyo tuzigisha ku cyumweru bizagende neza reba nk'ahangaha ijambo ry'Imana ni gusoma muri yo ibice 28 umurongo wa 28 reka bakusomera wumve shushu akora nananiwe cyane ubanza wabyamiriye cyane ndananiwe ariko se amajwi numvaga ntareshwa ry'umuntu oya ni ngiye wivugishaga reka nigusubire ko wumve ku byari bimeze wari wabonye umushyitsi ntiwambwiye ntabyo washyitse rwose byari byinshi nabyo wakwishe reka maze gusoma rino jambo nawe uri tumva rwose nawe uri kurisoma urumva warisoma uvuga bacyo utari nsomeye nijoro tugiye kuryama iminsi iri purize ashaka gutera narangiza no mu buriro uragenda ariko reka maze gusoma rero gushusho sibyo iyo ibice 28 umurongo 28 uravuga ngo udurubwira umuntu uko wabimana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka urumva ugiye kunsomera ijambo ry'Imana ufite ubwoba ufite ibyuya byakurenze rero ukuntu uri kukanura ese warabibaye iki yose shari no mwana mfite tubaza urugendo ngiye kujyamo kandi narabuze ijoro natashye sinasinziriye ntabwo ubizi se twari tugiye kuryama ibyo bintu tubivuganye naje naniwe twavuye muri saro tujyana kuryama ibyo bintu ntabyo wambwiye ugiye kujyayo naje naniwe hari umwene data ufite ibibazo umugore we ararwaye ari kwa muganga ari kunda harya n'uwo usengera abagore barwaye nk'umushumba byose turabikora ntabyo ruzi gusa n'umushumba bamwitabaje ntabwo atinda nuko rero twigiye turarana mu buriri bumwe ukabyuka ujya gusengera abagore barwaye nta no kubimenya utanabimbwiye sheri yanciyeho ko nanjye bayimenyesheje mu kanya ariko niyo mpamvu ngiye kujya n'amasaha dore yancitse Kene makuru ki? Ni meza roho. Ko wabuze usigaye ubahagana he? Ndahari nakazi kenshi mbafite. Ariko ndahari. Urahari? Yego. Ubona ko barayo itegeko ryasohotse.
kuvuga ngo umwamikazi ntawe uhari yagiye mu nama bukuru gusa yategetse ko kari akazi ugomba kukavamo. gusa nabaho gute? Ibyo ntago mbizi kubera ko nanjye sinkarimo, ariko urabona ko nta kintu mbaye. Biragoye. gusa nabaho gute koko? Nuko nyine asize ategetse, kandi ubwo ngubwo nicyo ngicyo yasize avuze, nta kintu. Birangiye koko nzabivamo gute? Everything you know is in your mind. Subuko kwedi marihe ko yambwiye ngo turahurira hano, nkaba ngeze hano nsanga hafunze. Ubuko kari nuko akanihangane buriya agiye kuza cyamuhamagara. Ntabwo mbona, ariko naho ngarega ndabona uje kuhansanga, ariko ubu ntabwo ujya unyurwa. Oya, nukuri ni ukuri si bike. nakubeshye. Nanjye ndikumva ntameze neza cyane kubera ibyo nakoze. Ariko se Edimo yaba ari hanura arahari? Edimo se ndamuheka. Sibyo abo ngeruza ni kote ne. Ubu bintu uri kumbwira ari byo? Kuki utanyizera? So mbabara rwo tugenda uzane karuvati na rya kote ngenda. Sibyo? Mbese uragiye? Saa hino zirageze. Ariko pastor. Yego shusho. Akaweza ko mwemera n'ibimwe. Ngo mbese ndagiye gusenga. Ngiye gusenga. Singiye Bibiliya se. Reka nakwemera ko batamabukwe. Imbere yanjye nta muntu ukuta rwose. Nijye washatse. Sheri rwose ibanguka. Dore na Bibiliya reka nyifunge rwose. Sureba se. Nijye washatse neza rwose. nzabandora ngo ni umwana w'umunyarwanda. Ubasengera bake? Barakira rwose imbere n'inyuma rwose. Nganeza mibi. Akira. Sikoro uburyo uza gutera agafite nimugoroba. Umunaniro mfite cyo kuntu wandaje urabiyobewe. Ngiye ndorohewe. Kandi siniko numeze neza. Witeka Mana yatanze umugisha. Sinashaka gufunga rese. Ariko nashatse neza. Nashatse neza rwose. Ubisima. Nta muntu ukundira. Nako dusengere rero. Ibitaba Mana yaje. Ubagenda. Ariko se ubundi karuvati yihorera. Ndayambara mu kanya. Iyo yerekanye ko arashyushye ni ku izuba. Ahubwo Mana wibuka ukuntu nsize no gukuruza. Ni ingaruka kare. None ibi biraba ari Kuma n'ibitutse bitashize. Aza kukubaza. Ahubwo uza no kugura akanyama nta kibazo. Nta bibi. Umunsi mwiza. Buriya rero nayo ngo afite inshuti, rero ngo afite inshuti, afite umuntu nkawe. Oya. Kundi ubwo ngo nkamwe mwabaye ute? Joana. Nukuri ndakwingenza. Ndakwingenza mbabarira. Mbabarira naho se ntuje kumfatira kure ko none nabikora. Nukuri. Nanjye sinzi byari byanteye uriya munsi. Ariko ndakwingenze umbabarira. Nukuri. Mbabarira mvi imbere aho. We no kunera se. Nukuri. Ndavanga nibura umbabarira. Ngo ukomeze uhahagare nushaka ubipoto. Ubwo turagufatira nk'umuriro. Basi se Edimo wigeze ubimubwira?
ahubwo ngira Imana agusange hano kuza muri kuzwa ibyanwa gusa nta n'ikintu ubundi muzabagabo gute Joana niba ukunda Edimo nibura nanjye ukaba warigeze kongerera icyizere rimwe ndakwinginze umbabarira kuko ibyo nakoze nanjye ndabyicuza ni ukuri ndakwinginze umanisha icyo ushaka ariko umbabarire umva agahungu